Arya ngo wabonye imbunda ngo ishashi nabonye igishashi cy'umweru kwa Kevin. Nabonye igishashi cy'umweru urumva gisa na cyaki. N'uyu munsi wagiye? N'uyu munsi. Kuri iyi tariki. Ekikoga uko na flasheri. Merci. Ibona gusa nari naragusezeranyije kuzakora byose kubwawe ekikoga. Wala bibonye kabisa. Byarandenze. Umugambi mfite nukumenya ngo ese bari abagizi banana baturuka bakorera bagamije iki. Mama, I promise you that kunzamuzana kabisa. Thank you kandi uzabinkorera. Ariko yewe keza ekikoga. And always you look smart. Nyuma misa, imisatsi misa, your hairstyle ndayikunda kabisa. Thank you. Ndashaka kuzajya wona kabisa ufite emulari, umwenyura, useka. Apana kugira umutima uhagaze. Apana muri imisi ubwo ntabwo meze neza. Bacyo cyose cyamame ari kubisaza. Umura ibyo bindekire. Naragubwiye ngo nzakora byose kubwawe. Ndahari kama na daddy wawe na tonto. Eba. Abuze tonto. Ko kutakizanga cyane mu kubera. Ebana. Iyo uvuze inkuru imeze gutyo. Ukuri numva ndashavula. Uvuze gutyo ngeni tanshavula kabisa. Impamvu ntageraga hano icyambere. Impamvu yatumaga ngera muri rugo ya mbere yari mami wawe. Fiancé wangi Igo Gaju nalamubuze ngize ngo ndaje nkube hafi ndakubura nawe barakushimuta none urumva impamvu zote zatelaga kugira ngo nze hano zose zari zaragiye nagiye mu kazi kenshi ko gushakisha information zo kugira ngo bashe kubona emuryango wanje bari y'abakuru ba Gaju bose kabisa bote ntago banyiyumva motu. Tonto naye ndabizi barakwangisha. Ibyo bihorere uramufite ndagufite ntakubabara turi kumwe ekikoga sibyo ekikoga ni eka muririmbire cece kure sisi kuririmba ngewe kabisa lakini abujubuju ntabwo kabuze ko bisa n'ukuri. Baraberetse guseka mbere. Ko ndawushimye cyane nami uko sawa kabisa imisi yari myinshi kabisa no mutaye mana kabisa ninawatembelela kabisa ndabona cyane babona kujya ntabwo musekeje bana kabisa njya mu kumukunza kora byose kubwe nanje ndishima yaramaze iminsi agaseka uko umutima wange rero nanje umerewe uko yaramerewe nanje nuko kabisa nanjye nta mutekano nta mudendezo nishimye ngeze hano impamo y'Imana ibyo byari bitwenge gusa ko twabishe ngazaje kureba kibaye ariko ubu none wakwemera kugiswa yaranze no kurya yes ekikobwa bati manners kwanga kurya kwanga ibiryo kabisa ni mico mibi tu ariko ubu none ngo warye na kabisa baza nidusangire nange kabisa sinarenye ryama gusinzira kabisa ari problem no wanze ibyo kurya kwe tutunangaro kubyanga nabuza kubyanga. Okay, none ubu ngubu reka ngene na kwarubiri garagara neza nikakarabo karoza reka baguranye nabuzana ibiryo murafanye byinshi cyane kabisa isahane pakira sivyo si bana ya Eba musheri wowe ikintu ugomba gukomeza gutegereza kuri njye ibyishimo morale nukuri warabinyeretse kubanyeretse kutari uwo magambo ngewe n'ibikorwa ngamagambo yashire ku ruhande ukoreye ibikorwa wowe ikintu urimo gupromisinga mukubona na mami agarutse mu muryango muri familia twete dukora mariage kabisa mura kandi bizagirwaho tu uko komeza kumbega kumba hafi kumitaho
ngaragariza ko mfite icyizere. ubuzima bw'ubuzima kugeza cyane nta shefu nta papa nta mama ngira nta muvandimwe kumana kuko mana ni ukubera mwana we niko niki kintu cyakubabaje ukarinda kugera kurira rwose niki ko ariko ubu uzajya uhorurira mwana we mbwira niko none se koko ibyo wambajije n'ubu nibyo bikikuriza kuko kugeza ubu mba nibuze umva humura rwose humura nta cyabaye kandi ujye ubyirengagiza ibyo bintu ujye ubyirengagiza ni ukuri mureba ko wambaye akagofero keza nzakugurira n'akandi k'umweru ariko papa nukubumbwira ngo urangurira ngo uragira ngo uteye gunyitaho ariko ntabwo bihagije ese koko ibibazo uhora umbaza umunsi ku wundi koko umutima wawe uremereye kandi buri munsi muhura n'ibibazo bitandukanye reba nk'uyu munsi nari nagiye gusura sheri wagiye yagufashe ku ngufu oya mbonaga ari ibyo ahubwo se ninde mbwira mpamagare polisi sheri ntabwo ari ibyo nukuri ntabwo twakira sheri nta kintu yakoze dade sheri nta kintu yakoze nari nagiye gusura keve byagenze gute nari nagiye gusura keve ari ubundi wajya unyumva nari nagiye gusura keve urumva ntabwo waba amahoro wagiye kuriya muhungu nta kibazo nagiriye ahubwo ibintu nabonye nibyo byanteye ubwoba papa sheri nta kibazo pe ahubwo ibintu nabonye ngaho mbwira utarira icara neza rwose umbwire sibyo byagenze gute rero wabonye iki nagiye kwa keve nyine noneho ngezeyo ako nyine mu cyumba ntabwo twe tugiye gukora ikintu kibi wagiye no mu cyumba none nari mubwiye ngo ndumva naniwe arambwira ngo ninze nyereka ahantu mba nduhukiye ariko mwana ngo nta kintu twakoze dadi nta kintu twakoze wabonye iki yambwiye urumva ngo ningenda nyereka aho kuruhukira ndagenda ariko ikintu nabonye kirakomeye mbwira wikomeza guca hirya no hino nabonye wabonye afite imbunda oya ntabwo ari imbunda ariko banza akava n'umwicanyi nawe wabonye iki urumva nyine nabonye bya bisashi by'umweru nyine bimwe bishashi by'umweru ni icyenda cy'ikinifomo nyine muhoza yambwiye ko abantu bamushimuse bari bambaye noneho ikintu cyanteye ubwoba nyine kigatuma nkeka keve cyari kiri wakibonye kwa keve noneho cyari kiri ku musego noneho papa oya buretse nzi reka nze bitanki ni ibyo bikurikirana oya humura mwana we humura andika hese kuva ntanditse hose arya ngo wabonye imbunda ngo ishashi nabonye igishashi wagiye kwa Keve
nabonye igishashi cy'umweru urumva gisa na cya kintu. N'uyu munsi wagiye? N'uyu munsi. Kuri iyi tariki. Kuri kubyandika. Oya kugira ngo ntabyibagirwe ibyo uri kumbwira. Yego. Komeza. Nagiye kwa Kevin urumva njye mu cyumba cye noneho ndamubwira ati nyine ndashaka kuruhuka. Nyine naringiye n'indi twe turi muri salon nabo nshaka kuruhuka antwara mu cyumba. Angejeje mu cyumba gutyo amuyeho umusego mbona igishashi cy'umweru nyine gisa nk'icyo nyine muza yambwiye ko abantu bamushimuse nyine bari bambaye. Ubonyeyo ngo igishashi papa igishashi. Yego. Kimwe nyine bavuga yuko uyu munsi papa. Nyine cyari kiri ku musego. Umusego wa Kevin. Kimeze gute? Cyasaga n'umweru. Harya ngo bifitanye isano? Urumva ngiye muhoza twigize twaganira. Ambwira yuko abantu bari barabashimuse igihe cyaje kugera we baramupfukura nyine. Abo bantu akajya babona imyambaro ariko ntababone mu maso. Kevin. Ako numugirira nabi Kevin. Simari Kevin. Seri. Turamutera gute ko ndeba n'aho byagoranye. Nabuze narabyanditse man. Narinzi ko nabyanditse muri aka kajenda. Nukuntu uri kugenda na document. Ntacyo wazanditsemo nose ubu twabigenza gute. Nari maranze ikintu byose muri code kamera cyangwa rikamubwira. Sinzi ko nakoze. Fata urushinge nubwo mbona hasigayemo usigayemo ngira ngo ni litiro 20 yo kumutera turamutera. Foheze ibyo birakureba nese ubundi ko bamushimuse ibyo ntabyo zo. Ni cyambere turi mu kazi nta mafaranga urumva. Hanyuma se bipfiriyeho uretse mani nta mafaranga urumva ubeze gucika ufite nayo mafaranga bigawana kiyo mutego rw'iki ukagenda n'atamukira kukumukira ariko birawe gatubaze kamasa amasa agomba urabona ko bamubwira uretse manze mubwira reba mu kanya yongera agakanguka nyine hana kava mu nzu mubwira wenda twarebye urabona wenda muza twaramuri sibyo kubw'amahirwe nyine twaramuri ariko dore ni guhora tumugendana ngaroho mbere z'ubwo tuzabizagira wenda napfuye twakishyurwa tukigendera bikarangira amafaranga tuko wahora bungana muri z'ubwo tuzabona babishya mpamagare kamasa aduha ibipimo tunamubwiye ko n'indi byashize reba nk'ututera agatuza agasinzira yamaze no kurambirwa nuko nyine y'amafaranga ariko aka kazi rwose kamaze kubana manihanga mbona nzasubira amafaranga ni menshi ariko nyine araguranye ariko ibaze guhora uratera ejo twamuteye urumva guhora uratera umuntu inshinga utari umuganga mwana Simbuka none batubonye amasabari. Ntisurumva we mutere mwana nta cyarabara arakomenya yabigisi. Tera mwana ubwo uziko amupfiye ze ari bwo twamwe. Uzi ngo nitwakubiswe twabaye kisi kuba nkubitaga igitoro n'ikigoroba nabaye kiciye. Obashye. None se boss. Rero gazakangutse. Imiti yashize nubwo tuzi nubwo twibuka n'ingabo turi umutere mutamutera doze ingana gute yakangutse yego none se hasigaye kamwe konyine hanyuma niyongera kuza gukanguka Okay. Mani mubwira birivuye ko natwe yabitugoye. Aryo tubwiye mililitiro zinga niba ari 3 niba ari 5 mililitiro kuri aka ni kamwe dusigaranye rero uzana utundi hanyuma turebe 5 mililitiro sawa ariko uza kutureba tunavugane turebe hari ibintu byinshi dukeneye kuganiraho agiye noneho
kugira ngo nkubwire urumva ibi bintu nuko ngibyo bikubwira ngo ni kubitwara gake ariko wowe mwana mufitanye n'andi mubanganira niyo mpamvu udashaka kumenya Eric ntabwo igihe aba bantu tubamaranye sibyo ese ubundi utekereza ko turi mu igihugu mwanire icyubahiriza tugeze bosi turebe icyo tubwira tekereza baramutse badufasha icya mbere ndabizi reka ntabwo twaba turi gushinjwa icyaha kimwe wumva icyo twashimuse umuntu turamufungirana tumwicisha inzara tumutera imiti iyi ndwara atarwaye ibyo nabyo uzi ko ari icyaha Eric akazi twipanze tugomba gukora bakatugasohoka ariko kakava mu nzira ko bose ntabwo yakwemera ko ibintu bisohoka niba ushaka no kubivuga ubyibagirwe nubitekereza kubivaho usezera ubuzima bwawe nshuti yanjye nyine ubundi igihe igitekerezo icyo mvuga ubundi sibyo twebwe icyo yatubwiye kumushimutira abantu sibyo turabashimuta twe natwishyure nawe aba bana abajyanire ariko kubera ko we yanga kuba abantu nawe afite aho yabashyira agakomeza akabaduhereza byose akabidushyiraho hejuru yo kudushukisha amafaranga erega nubwo tuyakeneye ariko nawe hari ibyaha adashaka kuzakurikiranwa uzuzi ko ibi bintu ubundi bo nibarekurwa batazajya mu mategeko Kamasa ni mafia utazanakinisha kuva muri iyi diro turagendera munsi y'amategeko ye nta kintu niyo makosa nakoze nanjye nicyo nicuza kabisa kuba naraje muri ibi bintu ngo uricuza nicuza mwana Eric aho kugira ngo wicuze kuri muri iyi diro bakaba wicuza impamvu ubwabyo ko waravutse ibyo bakaba wicuza icyonyine njyewe nicuza se kuba nicuza kuba naravutse si ibyo njye bihuriye njye bihuriye ntuzanabitinyuka ntuzanabirota utekereza gusuka muntu njye mani gukomeza kugira nabi bimaze kubihaha ndacyafite amahirwe yo guhinduka umuntu ukoresha ibintu guhora mu bintu byo kugirira nabi abantu gabanya imikino bro ibintu twarabivuganye na mbere Santi twiganire tubwizanye ukuri ubundi ubona mu miryango wacu hari ukuntu biri kugenda biza byonyine kuba umuze yaraje byonyine n'ibyo agatangaza kandi ibi bintu byose nuko wenda bikubwira ngo ushaka kubyumva anti Kamasa niyo muntu udufasha reba ibintu byose yakoze mu muryango wacu aduhaye ibintu byinshi umuhozi wacu yamuduhaye amaye tablet nubwo wenda ayishugunye cyangwa mu kayinyaka ariko yarayimaye anyitaho aratuganiriza Kamasa ikintu cyose ashobora kuba yakora agikora mu nyungu ze kubw'icyo ashaka kugeraho ibintu byose aba ari inyungu ze we abikora yabigambiriye yabipanze kuko nyine we afite intego ye bwite ashaka kuzageraho ku buryo yanarenga akaza akadufasha mu kubona muhoza ibyo byonyine birahagije kuba ariko twereka urwo rukundo mu muryango yaratuzaniye muhoza shawe ntabyuze Kamasa ni umuhanga mu bintu akora wowe urimo uragendera mu gicu ubu uri tablet yaguhaye amafaranga ese ubona biriya bintu byose ari ukubera ngo urukundo agukunze we afite icyo ashaka kugeraho wowe urumva we yarabaye umuntu mwiza kuri kuko yakoze ibyo ngibyo gusa ibyo wenda byabaye ngo ibyo yamaye wenda nuko ibyo byabaye Kamasa akahembye byose ariko mwaramanye wowe na mami mu nyakara tablet ibyo ndabyemera ariko ubu ngubu ngenda ahamya neza ko tonto Kamasa hari icyo ari kutumara mu muryango ibyo byose ko yabikoze ndabyumva pe nta nubwo mbihakana ariko ngiye nkurikije ukuntu ngiye Kamasa muzi ntabwo ibyo bintu byose abikora kubw'urukundo cyangwa imufitiye umuryango ariko ubundi Kamasa mufite ni umuntu mwiza Kamasa wamwishyizemo mufite nta gihe turavugana n'umunsi wa rimwe tugana no kuri Kamasa numva utamwishyizemo utamuvuga nabi